aha rero dore tuvuga umuryango ni iki? Ni uguhuza ururimi, ni uguhuza amagambo, ni ukuba mwaje hamwe mugasekana. Ntabwo ari ukuvuga ngo uri mushiki wanjye ngo umusaza, no, ni umuntu, umuntu wese ureba ukabona ni umuntu, ugasobanukirwa yuko ava amaraso, afite umubiri nk'uwawe. Uwo ni umunyamuryango. Niyo mpamvu rero ahangaha muye n'umubyeyi n'abana be, ni ukuri tugiranye umwanya mwiza. Ngere ngo badufatiye akavideo turasabana. Ikintu cyanshimishije ni ukuntu yatwaprocinze, cyangwa yase yabonye ko dukeneye ubufasha, aravuga ati none nabafata nabafasha, ahita azabifata. So turishimye, ndabashimiye cyane kandi numvise ko ufite nawe uri ku mihanda. Iyi niyo channel yawe? Niye channel yanjye ni inama yagufasha kubaka umuryango. Inama yagufasha kubaka umuryango. Ariko mw'abantu, imiryango yanyu nigumya gusenya, mw'abagore mwe n'abagabo, imiryango yanyu igomba kuza hamwe. So niba ngendi Ado Vibes, intego yacu ni kubaka umuryango biciye mu biganiro, biciye mu guhuza no kunga ubumwe. Ibyasenyutse tukabyubaka, ibirimo ibigendera, njyavuga ngo ingo ziri mu manegeka tugomba kuzegura zigahagarara. None uyu nguyu nawe inama yagufasha kubaka umuryango. Iyo ugiye ku YouTube ubisangaho, ukamenya uko wabana n'umugabo, ukamenya uko utunganya, uko utwara abana, uburere buratoza. Yego, aho ngaho rero iyo channel ishaka niho ujya ukareba, ubasha kuhakura inama yabasha gufasha umuryango wose. Uko umuryango uteye, nuko umuryango n'abana ni umugabo, uwo ni umuryango niwo ubumbiye hamwe. Rero iyo wabashije kubaka iyo wabashije kumenya umugabo icyo ari cyo, kumenya n'abana icyo ari cyo, n'abana bazagukomokaho babasha kumenya umugabo icyo ari cyo. Ariko avuga ngo ukamenya n'umugore icyo ari cyo. Imbaru kubera kuri umugore muravugira abagabo. Umugore cyane mvugira abagabo. Nanjye mvugira abagore rero. Ariko ntago ari wenyine, abo umuryango ubwo nube umuryango bumbiye hamwe. I love that. Turashimye n'ukuri. Iyo channel muyishake kandi nzongera nyivuge. Nitwa izina ngira nitwa Tamari. Inama yagufasha kubaka umuryango. Inama yagufasha kubaka umuryango. Wowe uruvyuka uvuga umuryango wanjye kusenyutse, umugore wanjye ibiki n'ibiki. Inama yagufasha kubaka umuryango. Nutsindirwa ku nama yagufasha kubaka umuryango, ugatsindwa kuri Ado Vibes, oya ni gutsinda rwose ntuzambaze, kuko aho ngaho uzakura ibyo wifuza byose. Uzabukeneye andi mavuta, ariko nizere ko bitazatunyana. So turabashimiye, Imana ibahe umugisha, umunsi mwiza. Shalom.